gute nahuza nimero yanjye n'iy'umugore wanjye mu gihe bamuhamagaye akaba ari njye witaba, cyangwa mu gihe bamuhamagaye nkumva ibyo yavuganye n'abandi. Ibi bintu ngiye kubibereka, ariko mbere y'uko ubikwereka icyitonderwa cya mbere, harigize uwo ukorera ibyo bintu kuri nimero, ubanze umusabe uburenganzira mbere yo guhuza nimero ye n'iyawe. Rero ngiye kukwereka kode zigera muri enye ushobora gukoresha mu gihe wifuza guhuza nimero yawe n'iy'umukunzi wawe ushaka kumva ibyo ashobora kuba yavugira kuri telefone. Nkwereke na kode zigenda zibikuramo, ndetse nkwereke n'indi kode ya nyuma na nyuma ishobora gukuramo ibyo bintu byose ikahanagura amakode yose baba barasize kuri simukadi yawe. Mbere yuko dutangira, making sure ko wakoze subscribe ndetse na follow hano kuri TikTok. Murakaza neza. Noneho nta kindi, ngiye kubereka kode ya mbere. Uhita ufata telefone yawe ukajya aho bahamagarira, aho bandikira kuri keyboard. Kode ya mbere ni iyi: akanyenyeri 00 2 akanyenyeri. Iyi niyo kode ya mbere ngiye kukwereka uburyo ushobora kuyikoresha uhuza telefone yawe ndetse n'iy'umukunzi wawe mu buryo bworoheje. Ubwo iyo umaze kwandika akanyenyeri ukandika 02 ukandika akanyenyeri, uhita ukurikizaho nimero. Urugero reka dushyireho iyi 07 7 80 61 94. Ubwo rero iyo umaze kwandika nimero uhita ubona umaze kwandika iyi kode ugashyiraho nimero y'umukunzi wawe, uhita ushyiraho urwego. Umuntu yamara gushyiraho urwego ukahita wemeza. Iyo umaze gushyiraho urwego nyine uhita wemeza. Reka noneho twemeze. Urabona kode yacu yagiyeho mbere na mbere. Kode yacu yagiyeho rwose nk'uko ubibona. Urabona ngibi call forwarding, dore ngibi. Iyo ubonye hiyanditseho iyi message call forwarding, hano biba byakunze. Rero hano iyi call forwarding, ubu ni uburyo bwa mbere nshobora kuba mpuje nimero yanjye ndetse n'iy'umukunzi wanjye. Urabibona hano. Kugira ngo ubibone neza ugomba kubona yuko hano hajeho ijambo call forwarding. Ubu uyu muntu twabasha kumwumviriza neza 100%. Noneho kode ikuraho bino nayo ngiye kuyikwereka uburyo ushaka kuhita ubikuraho, nabwo ngiye kubikwereka. Uhita ukanda urwego, ugakanda 02 ugakanda 2 ugakanda urwego, ubundi ukahita wemeza gutya. Urabona hano iyo ni uburyo bwo gukuraho iyi kode. Ubu hano tuyikuyeho, urabona ko call forwarding service has been disabled, hano tubikuyeho. Iyi ni kode ya mbere yo kukwereka uburyo wahuza nimero yawe ndetse n'iy'umukunzi wawe cyangwa n'iya sheri wawe cyangwa undi muntu wese waba wifuza kuba wakumviriza. Noneho reka tujye kuri kode ya kabiri. Izi kode zose zirakora, kode imwe yanze ukoresha indi. Kode ya kabiri turakanda akanyenyeri, dukande 61, dukanda akanyenyeri, twongeye dukande nimero zacu 072. Nyine hano ndakwereka kode zigera muri enye, kandi nkwereka buri kode n'uburyo wabikuraho. 2 7 80 61 94 urwego. Iyo umaze kwandika iyi kode uhita ukanda hano, ukahitamo simukadi nyine ushaka gukoraho forwarding. Wabona ino message ukahita utegereza akandi kakwereka ko bibaye successful. Tutegereza kandi rwose kakwereka ko bibaye successful. Dore ngaka urabona call forwarded, registration was successful. Ubu hano twabasha kumviriza umuntu wacu rwose nk'ibisanzwe. Noneho ngiye kwereka indi kode ihita ibikuraho bino. Kode ihita ibikuraho nabyo dore ngiyi. Urakanda urwego, ukande 61, ukande urwego, nurangiza uhite ukanda hano kuri ya simukadi nyine yawe wabikoreyeho, uhite ukanda wemeze. Urabona dore ngiyi aka message baguha, bagiye gutegereza kandi batwereka yuko iyo kode yavuyeho.
dore ngiyi nayo yabaye disabled, dore ngiyi yavuyeho. Iyi ni kode ya kabiri, iyi ni kode ya kabiri, ariko nyamuneka mbere yo kugira ngo ukoreshe izi kode ujye ubanza usaba uburenganzira uwo ushaka guhuza nimero nawe. Nibwo buryo bwiza kandi buryo bwiza nyine bwo gukoresha bwizewe. Noneho reka nkwereke kode ya gatatu. Kode ya gatatu urakanda akanyenyeri 62 akanyenyeri gutya. Izi ndakwereka kode enye, ushyireho nimero 072, twe turashyiraho za nimero turi gukoresha 7 80 61 94. Nurangiza ushyireho urwego, nurangiza wemeze, ubundi urabona aka message kameze gutya. Nurangiza utegereze bakwereke ko bibaye hano successful nkuko ubibona. Dore ngibi bibaye successful. Nurangiza ukore OK. Ngiye kwereka noneho kode nayo ibikuraho, ni ya yindi urwego 62 urwego, kayita wemeza kuri yes. Urabona ko hano tubivanyeho rwose, bivuyeho bibaye disabled, dore ngibi nabyo tubikuyeho. Noneho kode ya gatatu nayo ngiye kukwereka ni iyi. Ngiye kwereka kode ya gatatu y'uburyo ushobora guhuza nimero yawe n'umukunzi wawe. Kode ya gatatu ni iyi: akanyenyeri 67 akanyenyeri nimero yacu 0727 80. Ujye banza ubisaba uburenganzira nyamuneka. 80 61 94, kahita ushyiraho urwego, ubundi ugakanda hano kuri yes ukemeza. Dore ngiyi nabyo bibaye successful. Noneho ubundi buryo bwo gukuramo ino kode mbahaye ni urwego 67 urwego, ubundi ukemeza. Hano call forwarding tuba tuyikuyemo, hano kumviriza ntibiba bigishobotse. Urabona ko bibaye disabled. Noneho ngiye kukwereka ubundi buryo bwa nyuma bushoboka, ubundi nangiza nkwereke kode noneho ibikuramo byose. Ubundi buryo bwa nyuma bushoboka, uca hano bahamagarira nkuko bisanzwe, ukahita hano mu nguni, ukahita hano handitse kano kantu ko mu nguni ka settings, ukahita uza hano handitse carrier features, dore ngaha ukahita uhakanda. Wamara kuhakanda ugahitamo ya simukadi ushaka guhuza, reka twe duhitemo iya mbere. Wamara kuyihitamo itigwingutsa hano hari utu tuntu ukahita hano handitse call forwarding gutya, ukahita kandaho bikarodinga nyine, ugategereza. Birarodinga ugategereza nyine, biba biri gufunguka. Hano noneho icyo bikora, mu gihe umuntu washatse guhuza nawe, iyo bamuhamagaye ari bize, nimero ye ushobora kuyimwitabira. Mu gihe bamuhamagaye nimero ye nicemo, ushobora kuba ari wowe wakwitaba iyo nimero mu gihe we yavuye ku murongo. Noneho uhita ukanda hano handitse always forwarding gutya. Iyo umaze kuhakanda, ubwo hano uhita ushyiramo ya nimero wifuza yuko ushaka guhuza nawe, ukahita ukanda hano turn gutya, ubundi bikarodinga ugategereza. Hano nibwo buryo umukontorora neza wese, ubundi ibikorwa byose bibereye kuri telefone ye ukajya byakira. Ikindi gisabwa cya kabiri, jya ku mbuga zacu kuri YouTube twitwa Isomo Tech, ukore subscribe ndetse ujye no muri comment upininge igitekerezo cyangwa icyifuzo mu byo wakwifuza ko twazagukorera ubutaha. Ujye no kuri TikTok account yacu twitwa Isomo Tech, naho ukore follow. Nurangiza ujye no muri comment upininge igitekerezo cyangwa ikibazo kuri video twazagukoreraho.